mwaka ku isi ku rubuga rwa YouTube hasohoka channel zigera kuri miliyoni. Muri izi ngizi 10% zirasibwa, 50% nizo zibona monetize, izindi 50% bazireka zitarabona monetization cyangwa se zitaruzuza ibisabwa ngo zihabwe monetization. Reka noneho twinjiye mu mibare neza. Ni ukuvuga ngo nimba mu minsi 336 igize umwaka hashobora gucreatingwa cyangwa se gusohoka channel zigera kuri miliyoni, ibi ngibi bivuze yuko niba izo 10% zisibwa bivuze yuko hasigara channel zigera ku 900. Izi cyari 900 niba 50% nizo zibasha kwinjira muri YouTube Partner Program cyangwa se guhabwa monetization nkuko mubizi. Bivuze yuko channel zigera ku 445 arizo zibasha kubona monetization, izindi 445 zikarekwa cyangwa se zigatereranwa zitujuje ibisabwa ngo zihabwe monetization. Muri iyi video ngiye kukwereka ibintu by'ingenzi ugomba kumenya kuri channel zawe cyangwa se uruhande ugomba guhereza mu channel yawe nimba ugomba kwishyira muri channel zigomba gusibwa cyangwa se zigomba gukomeza urugendo. Ugiye kubana nanjye Amani aha ni kuri Xman. Nibagiye gukanda subscribe no gusiga igitekerezo cyawe. Let's go. Ubundi nyemereye gusubiza inyuma gatoya mu mwaka wa 2023 aho ni mu gihe cyatambutse. Ndi mu bantu ba mbere babashije kumenya ubwenge bw'ubukorano bwasesekaye mu gihugu cyacu ChatGPT. ChatGPT nabaye inshuti nayo kuva kera kugeza ubwo nayigize inshuti nangira kwishakisha uburyo nshobora kuyibyaza umusaruro nkuko byari biri kuvugwa muri icyo gihe. Guhera icyo gihe nizo ubwenge. ChatGPT buriya ni AI ya mbere mu kwandika prompt nziza ikazandika neza cyangwa se script za video. Icyo gihe nafunguye channel nyita GPT Entertainment. TV n'abandi bagenda bambera abahamya kubera ko bankurikiraga umunsi ku wundi. Icyo gihe narakoze koko maze nanjye byaje kumbaho, naje kubabwaho n'ibintu biri byari bitandukanye. Kimwe cyari gishimishije, ikindi kibabaje. Mbere yuko dukomeza n'iki kiganiro reka mbanze ngunyuremo mu mateka y'ibyo bintu by'ukuntu byagenze kugira ngo ubashe kurikuramo isomo rikomeye, kubera yuko ubundi iki kiganiro ariho umutwe wacyo ushingiye kugira ngo uze kubasha kubyumva neza. Icyo gihe nafunguye YouTube nyita GPT Entertainment, nashyiragaho ibiganiro cyangwa se ibyegeranyo byakozwe na ChatGPT ubwayo. Ntigeze ndi codinga cyangwa ngo ni editing. Ikintu nasabwaga kwari ugushyiramo umuziki uzwi nka music background, gushyiramo udufoto n'utundi tuntu twa fake turi aho ngaho. Icyo gihe iyo YouTube channel yaragiye irakura kubera yuko mu gihe kingana n'amezi 8 yari yujuje ibisabwa kugira ngo ibe yabasha guhabwa monetization. Ikintu cyari kibabaje naje kuba naka-applyinga monetization maze kuya-uploadinga bamereza gutegereza iminsi 14. Burya koko ngaho umuntu yajishe igisabo nahatera ibuye, nanjye nahoraga ndera akajisho kuri YouTube ngo ndebe yuko banyemereye gukira ifaranga nk'abandi ba content creator bose. Rero nkuko nabivuze inkuru rero yaje kuba ishimishije nuko iyo YouTube channel yaje kuzuza isabwa mu gihe gitoya. Indi nkuru yaje kuba hibabaje rero nuko naje kugera igihe ya minsi 14 ishize ngiye kureba ngo ndebe yuko ninjiye muri YouTube Partner Program, sanga email imeze uko nguko. Ahari nagize ngo ndarota, nibwo nabwiye inshuti yanjye nisomera bino bintu. Naravuze ni ndarota se. Ubwo rero byaje kurangira YouTube channel yanjye isibwe. Kubera iki? Sinzi niba urimo urabasha gusobanukirwa n'icyo nshaka kuvuga, ariko icyo nshaka kuvuga mu buryo busobanuye neza cyangwa se bwumvikana ni iki ngiki. ChatGPT ni AI, YouTube nayo ubwayo ni AI cyangwa se algorithm ni AI. Sinzi niba AI yabasha cyangwa se yayoberwa gutandukanya ibintu byakozwe na AI. Icyo gihe nandikaga script na video nkoresheje ChatGPT ubwayo ikabisoma. Ubundi ngiye ikintu nakoraga kwari editinga, ubundi nkashyira kuri GPT Entertainment, maze video su kugira views zikivayo koko. Nukuvuga ngo rero niba uzi yuko wandikisha ChatGPT amascript yawe, hari ikintu ugomba kwirinda kugira ngo utazagenda muri za channel zisibwa buri mwaka. Ikintu ugomba kubanza kumenya nuko ugomba kubanza gushyiramo amarangamutima y'abantu cyangwa se utundi tuntu turagaragaza kuri umuntu dutandukanye na AI. Ikindi kandi ugomba guhereza abantu ikaze, ugomba kumenya nyine uburyo ukoramo ibintu byawe bitandukanye na AI. Ikintu cya nyuma nakubwira rero gikomeye nuko YouTube atari imikino. YouTube ni ugushirika ubute gukora ibintu byiza kandi ushishikaye ushyizeho umwete. Wari kumwe nanjye Amani aha ni kuri Amanex. Ukane subscribe kubera yuko video ngufitiye inyuma ariyo nziza cyane, kandi wibuka gusiga igitekerezo cyawe muri comment kubera ko ari ingenzi kuri njyewe. Rero hasigaye Imana ibarinde kandi mugire ibihe byiza. Video iwacu nakagaruka. Nibagirwe gukanda subscribe.